Nanone mbahaye ikaze kandi ndabakiriye cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kidufasha kumenya uko twarushaho kwitwara muri sosiyete, kurushaho gusobanukirwa neza impamvu dukeneye ijambo ry'umunsi, amagambo y'umunsi, inkuru itera imbaraga, aho twakura amagambo yadufasha kurushaho gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gute wabasha kubaho kandi ukabaho neza, ugatera imbere cyane mu buzima bwa buri munsi duhura nabwo, ni gute wabasha gutera imbere? Ibyo ngibyo nibyo tuganiraho buri munsi muri iki kiganiro cyacu cya buri munsi. Habayeho umusabirizi yahoraga asabiriza buri munsi ku muhanda. Buri gitondo uko abyutse akabyuka akajya gusabiriza, uko abyutse akabyuka akajya gusabiriza, mu gitondo uko abyutse akajya gusabiriza. Abantu baramenye mu mudugudu ko asabiriza buri munsi. Hanyuma igihe kimwe haza guca umusaza w'umunyabwenge aho yasabirizaga. Aramwitegereza cyane, aramubwira ati ese kubera iki wahisemo kuza gukora kano kazi ko kwirirwa gusabiriza kandi ndeba ufite ingingo zose, ufite amaguru, ufite amaboko, nta hantu na hamwe wamugaye? Kuki wahisemo kuza kwirirwa gusabiriza hano, bitewe n'iki? Undi aramubwira ati rwose narebye mbona nta kandi kazi nashobora, nta bumenyi mfite ngo nakora umwuga ukambeshaho, nta mashuri mfite, ntabwo nize, ikindi kandi nta n'igishoro mfite cyamfasha gutera imbere ngo ntangire ubuzima nanjye, cyangwa se wenda ngo ncuruze utuntu duke na dukeya twamfasha kubaho. Hanyuma umusaza aramwitegereza aramubwira ati mu by'ukuri ukwiye kumenya ko nibyo abantu baraguha buri munsi, ariko aramubwira ati ndagira ngo umenye amagambo ngiye kukubwira ujye uyazirikana buri munsi. Yaramubwiye ati menya ko kamere y'ubuzima iha abarekura aho kuba basabiriza. Ati ubuzima ni nko kunyonga igare, iyo uhagaze kunyonga icyo gihe uragwa. Ati kandi ntukaguma ahantu hamwe mu gihe hatabaje kuguteresha agatambwe n'uko kaba gatoya, kuko ubuzima ni urugendo. Ati ntuzishimire kwakira gusa, ntuzishimire guhabwa, ukwiye no kugira nawe ibyo utanga. Umusaza arigendera. Hanyuma uwo mugabo biramucanga, aribaza ati ese ndakora iki ko ambwiye ko ngomba kugira icyo ntanga? Ndatanga iki ko ntacyo mfite, ko nta kintu ngira? Hanyuma abitekerezaho aravuga ati ngomba kugira icyo nkora. Ajya mu ishyamba, aragenda asarura indabo nyinshi cyane, aca indabo nyinshi cyane, arazana hamwe yasabirizaga kuri wa muhanda muri ya karitsiye, hahandi bari bamuzi nyine ko asabiriza. Hanyuma umuntu umugize ikintu amuha nawe akamuha ururabo, akanamusabira imigisha, ati Imana iguhe umugisha cyane uhahe uronke, akanamuha akarabo. Uwasabye akamuha nawe akamuha akarabo, akanamusabira imigisha, gutyo. Hanyuma abandi yasabiye umugisha mu gitondo, nimugoroba bakamunyuraho bakamubwira ati rwose tuyamisha wadusabiye yatugezeho, uyu munsi twagize umunsi mwiza rwose. Bakongera bakamufasha, birakomeza bityo. umuhaye uyu munsi nimugoroba akagaruka akamwongera. Bivugwa ko muri iyo minsi yakuriye amafaranga menshi cyane, aba icyamamare. Hanyuma aza kumenya ko aza kongera gutekereza amagambo wa musaza w'umunyabwenge yamubwiye
yarambwiye ati kamere y'ubuzima iha abarekura aho kuba abasabiriza. Ubuzima ni nko kunyonga igare, iyo urekeye aho kunyonga uragwa. Ntukaguma ahantu hamwe mu gihe hatabasha kuguteresha agatambwe n'ubwo kaba gato, kuko ubuzima ni urugendo. Akomeza kuyatekerezaho aya magambo, nyuma aza kuza gufata umwanzuro wo gukomeza, w'uko agomba kuva mu kazi ko gusabiriza agashaka ibindi bindi akora, kuko noneho cya gishoro yashakaga yari amaze kukibona. Aha isomo ririmo ni irihe? Ntabwo ukwiye kumva ko ubuzima bwose urimo waba uryo utanga ngo wishimire guhabwa gusa. Hari byinshi cyane watanga, nubwo cyaba ikintu gitoya ariko cyagirira abo ugihaye akamaro. Ntukishimire guhabwa, ahubwo ugira nawe gira ibyo wigomwa urekure, nubwo cyaba gitoya. Wa muntu ugikoreye kizamugirira umumaro kandi azahora akibuka. Ntukisuzugure ngo wumve ko ufite bikeya, cyangwa se ntabyo ufite byo gutanga, cyangwa se ngo utekereze ko nawe ibyo ufite bikeya bitaguhagije. Utwo ngutwo wita dukeya, ugizemo duke nawe uha abandi bandi badafite na duke, byakuzanira imigisha myinshi cyane, ndetse wabona ibintu byinshi cyane nk'uko byagendekeye uyu muntu wasabirizaga ku muhanda. Mu by'ukuri akarabo yahaga buri muntu umuhaye, ntabwo byabaga ari ibintu birenze, ariko mu by'ukuri ako kajeste gato yakoze kamuhesheje kubona amafaranga menshi cyane, ndetse aturutse muri abantu undi bamuhaga. Menya ko rero ubuzima bwose urimo, aho waba uri kunyura hose, ibyo waba uri kunyuramo byose, burya icyo waba ufite cyose wabasha gusangira n'abagenzi bawe. Ujye wishimira gutanga kuruta guhabwa, kandi kuko baravuga ngo gutanga kuzana umugisha kurusha guhabwa.